Ndabasuje muri mwese mu kwicanga 250 ibihe byiza ndabashuje Imana ibahe umugisha kandi mugacika intege. Bwana narababwiye ngo gucika intege niyo ntambwe ya mbere yo gusubira inyuma. Iyo ucitse intege byose ubirangije. Akaba twinda gucika intege kubera ko gucika intege ntabwo ari umwanzuro mwiza, ntabwo ari umwanzuro wo kubaka igihugu, ntabwo ari umwanzuro wafata muri ubu buzima bwe ngo ko biri rwose nzagera kure, ahubwo gukomeza ugapushinga ujya imbere nicyo kigaragaza ko uri mu nzira ijya mu iterambere. Ikibazo cy'uyu munsi rero kiragira kiti niyihe mpamvu muri iki gihe abajeni barakaye? Umwana w'imyaka nka 15 ati narababaye Imana, njye ndi umuhasara papa ati njye ndi umuhasara papa, tugenda gake ndi ibintu byarambabaje, njye narababaye papa, ati umusa njye naranutse nariye ku mwanda 15. Ubundi byagenze ubundi ni gute wa mugani wa mwana fundi twisanze aha? Ni gute twisanze umwana w'imyaka 15 avuga ngo ndi umuhasara? Ikibazo kiri biri guterwa n'ibyo. Ati njye ndi umuhasara man, ati papa, ati ibyo bintu byihorere. Ikibazo ni iki? Urabyumva ute? Mbwira ukuntu byumva. Ni gute umwana w'imyaka 15 avuga ati njye ndi umuhasara man, njye narababaye papa, wowe ubyumva ute? Mbara umbwire muri comment ukuntu